Diane. Urya ndakomeye. Igihanganye kuri iyi nshuro ninjye muntu. Diane. Bahungu banjye. Mujya kunzanira Diane. Akaka. None. Ako kayozo kawe kavuze iki? Ningiri kubwira gutyo. Ningiri kubwira gutyo. Agenda. We, umva nkubwire. Shatse kunyubahuka. Amanze nkubwire nagukubita. Wagenga iki? Namukuru wanjye kaza nkabakubita. Yego. Na feme yanyu yose kaza nkabakubita. Urumva? Ugagarama ikibazo cyo kujya kundega. Bikora umunyu se. Koko Diane koko. Diane nzamukorera iki koko? Simwirukane, bose ndabishobora. Kubona bene bene bakundana cyane, umwirukane, amagine yatangiye kuzana hanga mu rugo. Ibintu byo kuniganiga abantu. Ubundi Paul kucyanzane mu mukobwa cyose byatewe na Paul ariko. Byo ntaza kumenyana na Paul ntago nari kumenyana na Diane. Ifata gira aricyanige koko atanatekereza ngo ndi boss uza ngasiga nsuzugura aki byose biri guterwa na Ben yanga byakunda Ben nawe arabizi ushobora gusanga nawe izi mbaraga Diane afite na Ben azifite kuko nta kuntu ari igihe bafatirana muri uru rugo Ben atabizi cyangwa atafite mu ruhare ngomba kugira icyo nkora Diane agiye kuba Diane muri uru rugo arashaka urwigarurira burundu pe ariko ngomba kwiga icyo kumukorera ntabwo umuntu yagusuzugura be n'akari akagene ngo uzamwihorere ariko ikibazo rero nshobora kwiga icyo kumukora nanjye agahita akinkorera ahubwo kirenze icyo namwigiye kuri uwo mukobwa ntangiye kumutinya pe ko ibintu ari gukora ibintu bihambaye nta agari imbaraga z'uwo muntu usanzwe pe umugira ucyaka kunega atagukozeho amazi yo kubonana na Ben ariko Kansirida. Kansirida ibiki? Ayitwaje amatelefone abo zinyo gusa nta kindi. Ibyo ngibyo nibyo uzajya wirigurisha. Uyu mugore imipango yawe na Rodrigue igeze he? Ese Kansiri uyuza unyirukanga wo mu nzira cya ngisifura nka mayibobo ubundi bite bya. Nka mayibobo urenze no kubayo. Wajya unyubaha nk'umugabo wawe. Nkubahame iki? Banza wiyubahishe. Mugore mana. None se reka nkubaze ikibazo ufitanye na Rodrigue ni iki? Hanyuma ibyo mwapanze byaciyemo? Nako se sheri urareba ugasanga njyewe nishimiye ko tuguma gutya. Ubu tuvuganye. Rodrigue turahuje. Tuvugana Rodrigue nawe yambwa y'umusega. Undi kuki ukorana n'inyoka ziriya? Nyine amakuru wo Rodrigue yaguhaye naya. Ntayuzi. Nyine ikintu kumva mubwire sheri ariko ntukabye intwara gutyo. Ntabigutwara se.
none se we wagiye gufata agakino ugashyiramo imbesire wowe nkaziriya ziyemeje ngo Diane ngo ndamufite ngo turabana ngo nzacanga ibyo ni ibiki ariko ubundi muba muvuga umva nkubwire ikintu kimwe sibyo nubwo ibi bintu bitari kuduhira ibintu by'abasheri gemba numva nanabihaze okay nta kibazo ariko ikintu mubwiye reka kwibagirwa ko Rodrigue ni murumuna wanjye sibyo yes mission yaramunaniye sibyo yaramunaniye none se aho ndi kurenganirwa ni urareba ukabona buriya yaramunaniye cyangwa bafitanye gahunda na Diane wowe ntago buriya uriya muntu hari umugore wa Diane hari amakuru bifiteho se none se bimunanira guteze oya niba ari amakuru bifiteho ukaba tujya muri biriya byose ukuri ijana ku ijana ukundushyira mu mutwe urareba mbega nishimiye uburyo biri kugenda urabona njye ndishimye nyine urabona wari kukubwiza ukuri nyine gahunda iriho urabizi gahunda twari dufite sibyo Rodrigue nimba ibintu bitaragenze neza ahubwo turebe ese niki noneho twakora umugambi wacu tuwugereho yewe ndumva naniwe rwose gukoresha murumuna wawe nkuri umva wowe wari umwizeza ibitangaza isaha n'isaha umbwira ngo rwose bizacamo uko bimeze rwose aramufite kumwizera regura ni murumuna wanjye ura namaraso yawe habaye iki ari kubundi je nta nubwo mba mbyumva ibintu byo kuvuga ngo aramuniga ngo arakubitwa ngo afite imbaraga buriya Diane afite izihe mbaraga mbere hose ko atabikoraga seri abyigiye kuri Rodrigue okay umva basi ngira ikintu musaba sibyo naho nshaka kuzaba ko tuzatwirwa dutonganira mu muhanda twe no kujya twica tukaganira apana kunzu nyirukankaho mu nzu ntacyo twaganira hagati aho ngaho byarabayobeye okay umva nkubwira icyo rero ngiye kugusaba sibyo tugerageze turebe ese ni iki twakora makuru se minsi mani ko umaze iminsi ubahiye mani kutararaga hano ese tubana mani ntago wambonaga ariko atagutinze kuko nsigaye mbyamakare mani nimaze iminsi ngira akazi kenshi makuru ya Diane se ahubwo niwe nakayabajije mwari mumaze iminsi muri kubana muri ino nzu se mugabo wese siracyakomeje bro njye mugabo wese tumaranye iminsi ngahe mani ahubwo ubu ngubu nizeye rega Diane yarabimbwiye ngo nawe se gakunda yabikubwiye ahubwo njye nabonye ameze neza tu ameze neza ameze fresh mbese mani ubona Diane ari kwitwara gute mwana ari kwitwara bidasanzwe sha bidasanzwe pe gute se wese ntabwo yari yabigukorera ibyo yankoreye ibyagukoreye Diane agira mani aribwo ari habaye ikirori kandi ntibuke neza yabaye ikiso yanumye amazi yo kunywa amazi ndayamuzanira wumve n'umutima mwiza narimukoreye maze kumuzanira amaze kuyanywa umukobwa mbana arahindutse yatsa amaso Mwana uri kubiseka Rodrigue ntabwo nari imerutse joke zawe man cyaze twari tumaze n'igihe tutaganira ngakomeza unsekereza amaso araka Mwana kuki mufata nk'akarezi mani nk'umuntu w'idage mani wese nkufashe nk'idage we nyisekereza mani rega n'ibyo biba bikenewe nusi Diane yaka amaso action seri sibyo turebe ese niki twakora kibura umugambi wacu tuwunoze ubwo Rodrigue nyine byaranze ashira kuntu uri kundeba wakora iki subu yemba numva mungeza nyamara buri uri kundusha umujinya hari ibintu ushaka kungaruramo mu mutwe kugira ngo uri kwibagirwa nibagirwa ikisi urabyibagiwe se oya genda sawa numvise nawe hari inyura mpa ahubwo iyihe nyuro se Rodrigue umubwire ngo n'uwundi munsi nta nubwo agomba kwinjira mu buzima bwanjye nawe niba harabayemo ikibazo runaka n'icyanjye nawe ntabwo kimureba irambe sire ntiyashatse seri ayo magambo kuba yitwa murumuna wawe ntabwo bivuze ko yanyubahuka seri wambabara ukareka kumbwira nabi twebwe turebe ese niki twakura umugambi wacu tuwugereho sibyo kumbwira nabi urumva bimaze iki umva reka nkubwire muri we niba hari ibitekerezo ufite ubwo nyine ugomba kubihindura sibyo ariko irambe sire ntiwongere kumbwira ibye kuko byaramuyobeye nakumvise seri noneho dukora iki
dukora iki? gira icyo umbwira nyine mu mipango yawe numva ufite byo guhindura. Sheri ngira ngo urabizi ibyo turimo, urabizi uko tubayeho, uburyo ubuzima bwahindutse kubera Diane, sibyo? Twaragerageje duhereza misiyo Rodrigue turebe ko byibura hari icyo adufasha. Naramwizeye nka murumuna wanjye. Ubwo nimba byaranze nyine, ubwo nibwo bushobozi bwe niho bwari burangiriye. Asewe urumva ibyo bintu bishoboka. Genda kubwiye ngo umukobwa yagize atya niga atanankozeho, afite imbaraga zo kuzimura umukobwa we tugere tumwirukane. Tugere tumwirukane, icyo kintu kimfashe mu rwose uko ibi ntabwo nabibasha. Ushaka gushyira ibikabyo mu bintu man, ntabwo urengera. Basi uvuga icyo kwaka amaso gusa nuvuga icyo kukunika. Murumva mu mafilime gusa man, nyamara naye byazakuba. Byazakura umukobwa afite imyuka mibi. Umva man Rodrigue, nimba ushaka ubundi kosa twakoze no kumenyana na Paul. Umva baze ngubwize kuri. Nimba ushaka kwiyenza kuri Diane, sibyo? Shaka irindi kosa ubona ryashoboka. Yatsa gusa urumva ndi kugenda urumva ari icyo kinyoma areke nagenda nkabeshira umuntu gutya gusa waniza utankozeho. Ndi no kwisebya none urebe umuntu nkanjye ariko ngo Diane yaneza atankozeho. Neza Ikintu ntabwo cyumva ntabwo gitekereza. None tubana na Terminator muri uru rugo. Terminator mukuru w'abazima ahubwo. Ngura ni jini daimon ahubwo ryigendera. Be man ntugarabika umuntu man bene ako kaje. Sinkarabika umuntu. Urumva nawe wanze kubyemera. Ntabwo ibyo mbikunda bro. Nari mbizi kutabyemera rwose ko we na Diane sinzi ibintu ubundi mwa murimo. Wagira ngo murabafatikanya mwese ahubwo nawe banze usigaye uri muzima. Uretse bya relationship man we ndiri hagati yanjye nawe. Ariko man wabonyeho umuntu waka amaso, wabonyeho umuntu nigunda atamukoze. Man banza nawe usigaye uri muzima ukabije. Bitari muri film. Nanjye ndi umuzima. None none nakunize nagukoze. Ntabwo bire ni wowe utahiwe. Ni wowe utahiwe nyine. Ase ubwo ubundi ubwari bamwe inzoga zingana gute kugira ngo ubone umuntu ngo yatsa amaso ngo ubone umuntu ngo yakuniza atagukoze. Nawe se suzinywa uzabona. Umva bro nago ngo ngeze. Nawe urazimu uzabona rwose. Nago ngo ngeze aho ngaho. Diane. Nana kubwiye ngo ndanga kanga kubyemera sibyo? Uriya mukobwa asiga akorana n'abazima amadayimoni n'izina ry'Imana kuko ngiye ibintu yankore gutya gusa. Akibaza umuntu sibyo? Gufata gutya urumva warebana nawe uhuje amaso nawe. Amaso yagahita yaka. Ikintu numvishe ki yanyerekeje kigana gutya. Nkajya numva njye ari kuniga ariko mbona ibintu by'umukara. Mu ntebe yari muri Salomon. Tajya ngo ni nahandi. Mu ntebe muri salo. Nari ndiza. Wavugije induru baragutabara se? Icyo gihe ntabwo ari nicyagiye wari wagiye mu munsi mukuru. Muri bwa bukwe bwa Petit. Man Rodrigue ntabwo zamfata kabisa. Nta nubwo na filime nibakibikina. Nawe urahari uzabona. Na filime nibakibikina aho gumva mbanze mubwire man. Uzashaka ukundi kuntu wenda uhimba tumwirukane. Ko guhimba ngo umuntu ara. Uzashaka ukuntu mpimba mu mwirukane. Akomani ko cyumfata nkirero. Ibintu uri guhimba nta. Ubundi aho Diane yaze ko wahindutse man. Ahubwo ninjye ufata nk'igicucu. Ngaye maze umuntu w'umugabo uri kumubwira ariko ngo umukozi ngo umukobwa ngo yatsa amaso ngo yaniza atankoze. Ako ko numva umushyigikiye cyane. Oya nago umushyigikiye Sheri. Rero nawe sinzi ko wizera umwana w'umuntu avumwe. Umwizera uti ibyo bintu ngo byaranze ngo ubushobozi niho bwagarukiraga kubera iki? Nasuragira mu kuki wumva ko ariho bugarukira ubundi yabikoze muri kumwe? Ako Sheri umva nkubwira ikintu ndi kumva wajya washaka njye nifate Diane nimba ari n'icyuma nimba ari n'iki mutere. Umva ushaka ubundi buryo ahubwo bukoreshwa ibintu byo kumbwira ngo byaranze nyine byaranze. Nyine tujye inama bazi tujye inama sibyo tujye inama turebe n'iki twakora. Sheri mbabura kuzajya wirirwa unyirukanka mu muhanda. Reka nkubwire aho kamere y'iwanyu rero Sheri yego kamere y'iwacu y'iwanyu yo ubaho bigeze rwose ntabwo ukwiye kuza unyirukanka ku muhanda gutya nsifura nkaho ndi mayibobo. Yego yes maze kumba gukoresha ubundi buryo sibyo washimuta wakoresha ubuhe buryo ntago mbizi ariko nubwo nakwica bakamfunga nta kibazo nabo. Umva icyangombwa nuko tuzagera ku cyo dushaka aho gufunga se wowe nta mu mutwe ugira. Sheri nyine ikintu kiriho intego urabizi gahunda yacu urayizi sibyo tureke kwitana ba mwana tugerageze ahubwo turebe umugambi wundi twakora n'ubu. Ubwo niyo gahunda ariko ubwo uri bumpe igitekerezo cy'ibyo wahisemo mu byo utekereza. Okay tuza rero tuza sibyo sawa nyine. Go sawa nyine aho ubu nuko ukwiye kunsezera. Babarira demba numva ibintu byacanze mu bwonko. Njye uri gufata nk'urumva rero ndi kwisebya kukubusa gusa. Njye uri gufata nk'igicucu wowe.
ibaza hagize umuntu utambuka hano akumva uri kuntera izo story yahita avuga ati iriya niga ni idage bari kuzuzuza ndabona we twaza guserera mumeje no kubikubwira ngo reka tubyihorere nawe uzabona hano muri uru rugo uyu mwisi uzabona bivuga ngo twaserera bivuga ngo twaserera ibyo bintu wewe utekereza nawe nk'umuntu mukuru shira ubwenge ku gihe oya nawe tekereza ufatira umwanya ubitekerezeho urumva umuntu ngana nkanjye ndikoza kukubwira ibyo ngibyo umva ako ndi kukubeshya nyine umuntu ngana nkanjye baranize urumva nese akamubaza ibyo bintu hari undi muntu wigeze ubibwira abona ibwira bari bose ntago bikureba ibyo nyine hari wefata kubwira oya nyine katuganire umuntu wundi wabibwiye utari njyewe cyangwa abanje kubibwira mbere yanjye yabifasha ati wabonye ameze ati nawe ndi nabibwiye ngareka nkwereke kanguha umukoro uzashaka abandi bantu nka babiri ubibwire ubitekerereze urebe feedback bazaguha nibwo urahita ubona kuri kundenganya amani ngiye gufata imyanzuro kandi muzayihanganira mwese iyihe myanzuro nawe se ugiye kwaka mu maso ra oya ngiye gufata imyanzuro namwe muzayihanganiremo hano kuko ndabona ko umuntu atabifatiranye hakiri kare yazisama yasandara ukuntu uri kubivuga uri seriye wagira ngo nibyo urabona atari byo urukumva nyiraga zanjye umuntu aciye ahangaha akabona uri kubimbwira wabaye seriye gutya yajyanga ibintu uri kumbwira nibyo bereka mwihorere mana Rodrigue wikarume humeka sinzi turumufite hano wikuye ku buryo ubonaho umuntu mani ngo yaka amaso urumva ndi kukubeshya muri make iyo ngiye kintu ndi kukubaza urumva ndi kukubeshya cyangwa ibyo nta nubwo ari no kumbeshya gusa mani ibyo nta nubwo twabishyira mu bintu byo kubeshya sibyo ibyo ahubwo mani sinzi ifuri noneho uri kunyuzurizaho ndake urumva nasinze muri iki gitondo oya ntabwo wasinze ufite ikibazo mani tujye kwa muganga gute nase reka nkubaze nk'icyo kirego wajya kugitanga kuri polisi bahagera kuvuga ngo umuntu ngo yanize ngatankozeho bahita bagufunga nta cyico mwese aho kujya kuri polisi nta cyico ya mbere bahita bakujyana indera ni izina ry'Imana akubanza nawe usigaye uri igihe mugenzi wahaye kubera ukuntu muhuza cyane ngaho ntabwo wabura kubyihisha inyuma nawe reka nzaguherekeze tugende kuri polisi uvuga ngo umuntu yanize atankozeho ngo nabonye umuntu yaka amaso urebe isi irasize pe ko si we iriya shinze ngo ni Diane ubundi ibi bintu asigaye akoresha abikuye mbere najyaga nkanyohagiza ariko ni ngombwa ndi kurenganya Rodrigue ntitaye ku byo nakoze shaka namubohora yewe ubushize Diane ntiyanize yaranize kandi noneho n'umugabo wanjye ndamutesha umutwe ku busa ibi byose ni ingaruka zanjye kuko iyo ntaza gukora ari amanyanga yose ntago ubona ubuzima tuba tuburimo ubundi si turakora iki ko inzira zose zanze ikintu cyo gukora ni iki